nyine urabizi ayo umugabo atemba ajya mu nda ntago ajya hanze. Turabasuje tubahaye ikaze mwese mukomeje gucyana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose impande n'impande. Reka ngusuze wowe ufata umwanya ukareba kino kiganiro ndetse n'ukurikirana ibiganiro byose bya Yawe TV. Reka ngushimire wowe ukora subscribe ndetse ukora na share. Ni Ange nk'ibisanzwe ndi kumwe n'umutumirwa hano n'ubwa mbere agaragaye kuri kamera za Yawe TV. Niwe tugiye kuganira muri aka kanya, mugiye kumenya byinshi kuri we, niwe tugiye gusa nk'abaganira. Nawe ashobora kumbaza, reka ashobora no kuba umunyamakuru nawe akambaza, ndabeshya rwose nta kibazo. Hanyuma rero tugaye ikaze kuri kamera za Yawe TV. Murakoze cyane. Mwaka mushya muhire. Twese hamwe nuko nyine ndabona yewe ibyo mwaka nabyo ntibisanzwe, nta veni ngo nta 20 nta 20 nta 20 nta 21 ngo nta 20 nta 20 byose nukuzuzanya byose. Hanyuma rero tugaye ikaze ndetse ugiye no kwibwira abakunzi ba Yawe TV muri aka kanya ndetse n'abakurikirana kino kiganiro. Murakoze cyane. Nitwa Musonera Jean Pierre, niyo mazina yanjye, ndi umupapa. Uraho izina sufite amazina mfite menshi arenza y'injyankwi cyangwa incyamuro. Bundi ndi Musonera Jean Pierre ariko w'umukinnyi wa filime w'umunyamisango mu makwe. Mu makwe ubundi banyita musipita. Ndi umwe mu bantu bayobora amakwe, bapfundura champagne ibirori bikaryoha cyangwa bagasabwa n'abageni. Nanjye ni sasa rero muri aka kanya murabibona, nanjye umunsi nzajya gusaba ubuse nzajya ku ruhande ra. Yawe ntabwo uzajya gusaba ahubwo uzasabwa. Ubwo rero uzandeba baze bakunsabe. Sawa ubwo umusore ufite gahunda yo kuzaza kunsaba byumve, dore uwo bazacaho n'uyu nguyu ndeba nyine aze kunsabira ka nimero inbox kugira ngo hanyuma irindi zina bakwita ngenzi ko hari irindi zina bakwita Kiroso, Papa Kiroso. Ayo namaze kugwira. Ubundi mu misango nyarwanda nababwiye ko nitwaye musipita cyangwa muzehe Peter, ariko ubundi muri filime nitwa Papa Kiroso, nkitwa Wiri, nkitwa na officer. Muri comedy ndi officer kuko mba nambaye nyine hariho ibintu hano ku ntugu. Officer ubwo dukoreshe Papa Kiroso kuko nanjye niryo nkuziho. Papa Kiroso nzi neza ko abantu akenshi iyo babise ngo Kiroso baba bafite ubwanwa byinshi, bahereye bakwita Kiroso. Urumva ntago ari Kiroso, ndi papa wa Kiroso. Ikigaragara wanjye umurebye neza unyarukiye kuri Kiroso filime, kuri Kiroso filime TV ku iyo channel uhita neza umubona. Nicyo kimuranga, ubundi uhita uvutura n'umwana wa Papa Kiroso. Niwe Kiroso. Hanyuma se ni wowe wamwisi iryo zina cyangwa wenda ni abantu bari mwisi wenda afite andi mazina? Oya, iryo zina niryo namwise. Ni iryo zina namwise. Niza ko umwana avuka se nta bwanwa afite wabigenye. Oya, mu muryango y'iwacu ubundi habamo ibiroso byinshi. Navuze nti n'uyu ngo yazabawe kandi koko byarampiriye. Tubwira ngo Musonera Jean Pierre ni umuntu, ni umugabo, watubwiye ko umugabo wubatse. Utubwira byinshi kuri wowe, ese utusobanurire noneho Papa Kiroso we ni muntu. Papa Kiroso rero, Papa Kiroso ni umuntu udasanzwe. Papa Kiroso ni umuntu witegereza byonyine gusa urukundo rukaza. Kurebesha amaso yiwe Papa Kiroso nkubwira waka kanya muri kumwe, kurebesha amaso ye byonyine niyo wareba kuri Kiroso filime rurizana. Kuko Papa Kiroso ubundi ni umunyamateka. Papa Kiroso ni umuntu uri acting ufite umugore babanye mukuru. Ni umuntu ufite umugore mukuru babanye nawe, ariko haragera barananirana baratandukana. Bamaze gutandukana yirebera kandi kana gatoya. Mwi minsi turi kumwe nako kana gatoya, ariko nyine kambereye agasireye. Byagenze gute rero kugira ngo utandukane n'uwo mugore? Ariko reka nkubwire Papa Kiro, kankoreshe Papa Kiroso ko naryo abantu bazi. Uzi kujya imbere y'ibendera ry'igihugu ukavuga ngo ngewe Musonera Jean Pierre nemeye n'uyu nguyu runaka mbere umugore, warangiza ujye imbere y'Imana n'abantu, ujye imbere y'ababyeyi be uvuge ngo gutya na gutya na gutya. Noneho ikintu gitangaje ni kimwe,
muri be baravuga ngo muvuge ngo hari amasezerano baha cyangwa ngo ese ko umugore wawe akiriho anje wivunika wibinabitindaho iyo bavuze ngo bazatandukanywa n'urupfu cyangwa yese agarutse ubundi urupfu ni ibintu byinshi burya n'ibibazo byaba urupfu amakimbirane yaba urupfu ibintu byatandukanye abantu ni byinshi ubwo nyine imyumvire y'abantu niyo ishobora gukereya icyo bihitiramo. Uramutse uvuze ibibazo ntawe uri kumpfunyikira ni gute wambwira ngo ibibazo ni urupfu? Nese nta bantu uzi neza ko bahura n'ibibazo kandi bagakomeza bagashikama. Urupfu tuzi neza ko uyu umuntu apfuye tuzi neza ko nyine urupfu turaruzi. Urupfu ni ikintu nyine gishobora guhitana umuntu nyine agapfa. Mu mategeko ya leta yacu tuzi neza ko ibintu byatandukanye abantu harimo urwo rupfu harimo divorce. Nibyo bintu nyine byemewe bishobora gutandukanya abantu nabyo rimwe na rimwe amadini amwe namwe atabyemera ariko icyo nshatse kukubwira jewe nka Papa Kiroso nemera ko hari n'ibindi byatandukanya abantu bitari urupfu bitari na divorce. Ubwo wewe wahuye n'urupfu mbese muri make kuko niba uvuze ngo nago ndahura narwo kuko Mama Kiroso naramukundaga. Ese byagenze gute mwari mukundanye tubwira inkuru yawe byibura ujye no kumurambagizaho gato? Yewe kubinyibutsa rero kunyibutsa nyine bya Mama Kiroso kunyibutsa kujya kumurambagiza n'uburyo nagiyeyo ni bimwe mu bintu binshoka kuko mpita nibuka urukundo rwanjye rwa mbere nkibuka umunsi njya kumureba iwawe duhura ari ku ishuri yiga nkahita numva nyine agahinda kakaza nyine urabizi ayo umugabo atemba ajya mu nda ntago ajya hanze ariko iyo umuntu abyibutse byose biraza. Mama Kiroso yari umukobwa mwiza mushimiye ku ishuri haragera njya kumurambagiza mwaka ababyeyi baramumpa ariko nyine amaze kuza tumaze kugirana abana tugiranye Kiroso tugiranye Megani nyine atangira kujya mbona atanyitaho neza kutanyitaho rero neza urabona nyine ndacyari mutoya urumva ukungu ndeba rwose urabona ko nubatse umubiri hanze ahangaha rero hari abantu babakanuye abatureba kutakwitaho neza. Sorry gato kuguca mu ijambo kutakwitaho neza uvuga nuko ndashaka kubidusobanurira. Ntago yasasaga hari ibibazo umugabo n'umugore bashobora kugirana mu rugo umugabo ntabyihanganire ntago yakoraga akazi neza we n'icyari cyaramuvanye mu rugo nawe urabyumva nyine icyo nshatse kuvuga. No mu rugo umuntu aba yararyaga yarananywaga yadakora akazi neza nyine urabyumva. Hari igihe navaga mu kazi naniwe cyangwa se nkava mu kazi numva mufitiye amarangamutima ntagira ngo ndamukeneye simubone kugera mu rugo kwihereza kamambiri nkajya kwikuramo inkweto mbese ukabona hari ibintu bigenda biregera gakeya. Rimwe rero nibwo naje gusura wo twari turi kumwe ubu ngubu wa undi nakubwiye nyine ariko nyine we shase ko wirukana umugore uryinya mukaza nuhekenya n'amagufa ngo n'ubu ngubu muri kumwe ntibimeze neza. Ntago bimeze neza niyo mpamvu nkubwiye ngo wirukana umugore uryinyama ukaza nuhekenya n'amagufa urumva iyo rero aje ahekenya amagufa urumva inyama ziba zabuze ubu ngo urupfu ugasanga urupfusha cyangwa ugasanga shitani rero nyine twarakundanye tubana neza tugirana ibihe byiza ariko final nza kugira ikibazo cyo kubona ko hari ibyo ntakibona mu rugo abantu bakuru mbese murabyumva abantu bakuru murabyumva rimwe na rimwe ngo arananiwe ubundi ngo n'abana bajye banyitaho iyo umugore yageze ahabwira umugabo ngo abana bajye bamuha amazi akaraba intoki cyangwa ngo nyiraneza ngo cyane ibiryo ku meza Papa Kiroso arye urumva ibyo byose ni bimwe byagiye bimbogamizi. Noneho umunsi umwe nagiye muri bar ahantu gufata ka brochette ngo ndebe ko na relax amumeke nibwo naje kuhasanga umuntu bita Kasha araza kunyakira mbona nagakobwa keza cyane yakoraga muri bar ari umuseriveri ndamushima nyine maze kumushima tukaya tuganira bintera gukunda ko kabari nkuko nyine umuntu yasohokera ahangaha akaza muri plus 250 kwafatira akantu ndahamusanga maze kwamusanga rimwe kabiri gatatu mbona arimo araza neza none ariko urumva nyine kuko Papa Kiroso mfite n'amafaranga nasigaga muhaye tipu nyine ariko ku nshuro ya gatatu natangiye kujya muha tipu irimo kuba nagira n'icyo mubwira nkamubwirisha nyine ibikorwa nkamureba kundibuka neza ku nshuro ya gatanu nanambwiye nayo ko mademoiselle ndabona uri mwiza ni nabwo namubajije izina ambwira ko yitwa Kasha amaze kumbwira Kasha rero ndabanisha nturi Kasha uranshoboye n'ubundi niwe wari ukenewe ku mutima ariko nawe ku mutima niwe wari ukenewe ko Mama Kiroso n'ubundi angeze kure. Nibwo rero natahaga shansa nk'ari igihe washatse impamvu kuri Mama Kiroso nijya wamushatseho impamvu noneho nanjye bya bindi yajyaga nyima nanjye ntangira kujya mbimwima ntihaciyeho kabiri noneho waba barakundusha mvuye mu kazi nsanga yagiye
kugenda agenda ajyanye n'umwana Megan w'umukobwa dufite aramujyana nyine nisanga agiye nyine maze iminsi 2-3 Kiroso rero umuhungu wanjye mukuru kuko ni umusore ndabyiruye tangira kumbwata ariko papa ubu urabona ubuzima uzaba baje niba udacyuye mama shakisha ubundi buzima ntabwo twaba gutyo umwana wanjye rwose niwe wangira inama kungira n'inkasi kungira inama rero nibuka yuko nyine hari ahantu nabonye kasha nabonye kasha niko kuza njya gusaba akakoko ahantu hariya nyine muri plus 250 ngezeyo mvugana na manager waho mubaza umukobwa bita Kasha uwo munsi yari yasibye atanakoze ngo yari yareka ipengo bajya baruhuka musaba ka nimero urumva iyi minsi yose twari tumaranye atarakama kampayiro mpita ndamuhamagara Kasha urumva yari yaruhutse namuhamagara aza turasangira aje ngo dusangire mubwira nyine uburyo ndi kumwiyumvamo mbese ndamutereta noneho byeruye birangira rero anyemereye uwo munsi agashya kabaye sinzi ukuntu nakakubwira wa mwana w'umukobwa we habaye agashya kadasanzwe kuko uwo munsi Kasha naramutahanye nahise mvuga nti niba unyemereye nta nibyo gutinda dutahane twahise dutahana rero Kasha mugeza mu rugo turagumana ariko yaje kumbera Kasha ubu tuvugana uyu munsi wa none angeza aha ngaha handi utakwifuza divorce nkubwire umusone menye ibintu by'abagore atari ibyawe uwa mbere araje uwa kabiri gusuza okay banze tubwire uwo byakasha nacyo urumva nyine ibyo uvuze nabyo birankora ahantu kubera ko Kasha bamwe iminsi yambereye Kasha kuko yaje ari urungano rw'umusore wanjye Kiroso sigaye njya mu kazi nkagenda nikandagira urabizi nyine umuntu ufite umugore mutoya n'ubundi wabutekereza ko nabandi baguca inyuma cyane ko aho umukuye haba hari nabandi bamurebaga ubu impungenge mfite nzifite ku muhungu wanjye Kiroso kuko nsigaye ntaha nkasanga niwe bicaye muri saro baganiriye ngera ku muryango ntarafungura nkumva urusaku rwabaye rwinshi barishimye rwose barisanzuye nakwinjira bakaba nk'ibiragi ariko ndimo ndabyigaho gusa byaje kungora Kasha kwihangana birananira tuganire nawe numva arantera hejuru none sinzi ukuntu ninjije umuhungu wanjye Kiroso numva nyine ambwira ko baba arimo mwaka ibyangombwa by'ubutaka n'ibindi ndavuga ni Kasha ni atare ubu mbese namwe mwese abantu bakurikiye Yawe TV mungira inama mumbwire ese ndajya gucyura mu Kiroso cyangwa ndihanganira Kasha se ko mbona mbereye Kasha niba ibyangombwa by'ubutaka atangiye kubibaza umwana akaba atangiye kugirana communication n'umuhungu wanjye w'imfura ndaza kubigenza nte kandi ari we bangana rwose ndagira ngo mungire inama gusa nka papa Kiroso abashaka mwayingira hano mwanyarukira kuri Kiroso Film TV mukarebaho na bimwe mu bikorwa dukorerayo mukangira inama zanyu ndazikeneye hanyuma se watubwiye yuko Kiroso wagiye mu kabararaho Kasha yakoraga muri icyo gihe ujya kubwira amazina yawe wamubwiye ko wubatse cyangwa wimubwiye nyuma mubwiye ibyo bibazo mutahana mu minsi nagendagamo hatipu musuhuza nigendera nta bintu byinshi twigeze tuvugana nawe gusa agiye nabanje kumwishimira ariko urumva tipu nagiye muha urumva umuntu uri gukorera 30 naza kumuha tipu nakwishyura 50 nkamuha n'ibindi 20 akorera 30 naho naramukijije Kasha n'ubundi ni nayo mpamvu wibaza ko yaje ashaka ibyangombwa byanjye by'ubutaka hanyuma iyindi myitwarire yindi atari yari kumwe n'umuhungu wawe ko nago wenda nubwo bahonanaga ariko wenda n'ikindi gihe mwabaga muri kumwe we nawe wamubonaga gute oya mu gihe cyose nagiye mbona Kasha nyine Kasha yambereye Kasha tuba twicaye muri saro akaba afite udutelefone arimo agira atya yifotora twagira ngo dusuye abakecuru mu cyaro akabameza atya ajya gufata abakecuru akuragira cyangwa baze ngo posting noneho kureba umuntu arabwira mukecuru wanjye w'imyaka 92 ngo dupostinge kecuru bakumirwa twamara gutandukana bajya akambwa ati shati mwana wacu ati warashatse ati genda uzabone bose basigaye bancyurira ngo mama Kiroso yari umubyeyi ngo yari imfura ngo yari umwana ufite umuco ngo noneho ngo wowe wazanye ngo ni Kasha koko ngo ni Kasha mbese Kasha yabaye Kasha mu muryango mungira inama pe rwose byoroshye nkuko muri kubyumva papa Kiroso afite ikibazo gikomeye mwabantu niba azanye umugore wa mbere basezeranye bikaba ngombwa yuko batandukana ariko usibye ko mutigeze mbona atandukanye mu mategeko hari rarenga mama Kiroso ntabwo twatandukanye noneho nawe ngiriye inama yuko ritararenga kubera yuko naragenda gusaguka ibicusu ubwo ngubwo rirarengera he hatare harayarigeze none se kubera yuko uzi impamvu nuko uwo wazanye yakoreye Queen
reka mbyite gutya kubera Slay Queen kandi akabi gasekwa nk'akeza reka nyine umuntu yisekere none se ko byose ari jye wabyishyizemo. none se urateganya iki nka Papa Cyurusu urateganya kuze wo mukasha wo uzamugumana abantu bangira muri comment ndabyumva ariko ndagira ngo mbatume ubasha kungerera kuri Mama Kiroso angerere yamumbwirire ngo aho bigeze Papa Kiroso aragukeneye kuko n'umuryango ni wowe ushaka. Ikindi ababasha kumbonera Kasha bamumbwire ngo Kasha wakwisubiraho ko wenda hari icyahinduka. Ubwo izo nama zombi yaza kugerayo mbere wenda yagira ikihindura nkareba ko Papa Kiroso nakuba ku rugo ruze. uraza kuza kudufasha uduhera nimero z'abo bantu tuzabatumire babashe kuba turebe ko byibora Mama Kiroso yagaruka. Rwose musemba bazera cyane wewe wagusemba. Oya jewe aho bigeze kuko maze kubona imibereho ya Kasha neza yambereye Slay. Kandi koko nanjye simfe n'imiryango guteka ndakubwira abari matunganya inzara igihe cyose abari kuri chat niyo wagera muri sari wacu sanga yiryamiye mu misego rwose yagaramye ari kuri chat gutya arimo areba ko chat zaryoshye. Bivuze ko mufite abakozi. Hari umukozi dufite umukozi ugomba kwita ku muryango ugomba kwita nyine kuri Kiroso kuko urumva niwe mfite Megan yajyanye na mama wiwe. Rero imirimo myinshi Papa Kiroso ndatunze ndanatunganiwe ariko njya muri business natahuka nkaza nigira mu mirimo hahandi n'umukozi ashobora gutegura ibiryo bwo Kasha akaba ari jewe umwarurira kujya tujye ku meza abari muri chat ari mu nzara ari mu maselfie igihe cyose aba reka dekati we nta kimutinda ahubwo asigaye ambwira yabonye Yawe TV muri namwe mwatwitse kera gihe ubwo sinari nanabazi nicyo kintu yambwiraga ambwira ngo wabonye inkuru ziri kuri Yawe TV ngo wabonye inkuru ziri hana narumiwe rwose ndebera nawe umuntu w'umusaza nkanjye gushaka umubyinisha amasiro gushaka kujya kumubyina umva si ikibazo ahubwo wenda kubikora buri munsi wenda bikica akazi wenda dushaka kubikora ari umurongo kugira ngo duhemberemo urwo rukundo rwacu twongere twibuke ejo hashize uko twari tumeze ariko ntago ari ibintu byahoraho none se ubu nkanjye wa Papa Kiroso amaduka mfite business mfite hirya no hino nabifatanya n'ibyo bintu. Hanyuma seka nkubaze Papa Kiro uwa mbere bigenze kuriya wa kabiri bigenze kuriya bibaye ngombwa kubona undi mukobwa wundi byaba ngombwa ko umuburambagiza cyangwa se wavuga ati n'ubundi nta handi wirukana umugore ukaza n'uri umva mubwire madamaze naho ngeze ntago nkire ku rwego rukeneye undi mugore nkeneye inama gusa z'abantu ariko nanjye muyo nigira ndashaka gusubira kujya gusaba imbabazi Mama Kiroso jewe nzi neza ko nijye wamukoshereje kuko icyatumye afata icyemezo kigenda n'aka kanya ajya umutima nama wanjye umbwira ko ari jye nyiramakosa kuko Mama Kiroso nta kintu namuburanye Mama Kiroso nataga akankuramo inkweto nataha akangaburira uretse ibyo twapfuye gusa byo kuba twarageragaho tugomba kugera nkasanga imirimo y'urugo yamutagangaje rimwe na rimwe nkaba nko kumwiba atari muri mudu nanjye ndabizi ibyo nanjye mbifiteho ikibazo nzi neza ko ngomba kumushaka nkamusaba imbabazi ubwo nawe n'umutima nama we aho umutima uzamubwira yankosheje nawe azazinsaba nibiba ngombwa ariko nsanze atanabirimo burundu Papa Kiroso nzaguma aho ndingaraho ntago nzongera kugira undi mugore nzana kuko wirukana umugore urya inyama ukaza n'uhekenya amagufa. I'm sorry pe ntugire ngo ndi kuguseka nuko hari igihe uri kumbwira ibya Slay Queen wawe nkumva rwose birantangaje. Oya ahubwo Slay Queen ubwo ni Slay selfie ni Slay selfie ni Slay mungara ni se navuga ngo ni Slay wate ni Slay byose ni Slay byose kabisa. Hanyuma rero nkuko mwabyumvise ni Papa Kiroso afite ikibazo rwose kimukomereye namwe muri abantu murabizi gushaka abagore ntabwo biba byoroshye cyane icyo musabwa rero ni kujya muri comment zacu mukandikamo mukamugira inama uburyo ashobora kubyitwaramo ku buryo next time ndashaka kuzagutumira umbwira ko hari impinduka cyangwa se ukamamagara ukambwira noneho byaciyemo. Rwose nanjye ubwanjye nzi ko nzakwihamagarira hamwe urumva inama ubundi abantu bagiye bagera mu nsengero n'andi ubundi inama nyinshi n'amasengesho hamwe n'inama abantu bakurikiye Yawe TV bazangira cyangwa bazampa wenda hari uwaza gushaka nimero zo kungiraho inama waza kugera kuri Kiroso Film TV
iyo filime ziriho iyo igiye kurangira haba hariho nimero ya telefone. Iyo nimero nuyisangaho waza kujya umpamagara ukangira inama nta kibazo. hanyuma rero none wowe nk'umuntu uba waraciyemo muri ibi ko biri kose abafite isomo ry'ubuzima cyangwa se ry'ibyo yanyuzemo, hari icyo urusha abagabo bamwe na bamwe bitewe n'ibyo warushemo, babyita kwiga. Hari ibyo wize, ni iki rero mu byo wize wasangiza ba bagabo batarabimenye, nicyo bababwira mu magambo makeya? Ku bantu bigeze bumva neza amateka y'umuntu bita Hitler hari ikintu yigeze kuvuga kimwe, avuga ko umuntu wese muhura umubi cyangwa mwiza ari umwarimu wawe. Ubundi ubuzima tunyuramo bwose ni ishuri. Jewe kuba narabanye na mama Kiroso bikagenda uko nzi ko ari ishuri, kandi namaze kuryiga, niyo mpamvu no munsi wa none mvuga ngo mubonye namusaba imbabazi. Icya kabiri, kuba narahuye na Slay Queen Kasha tukabana akankaranga gutyo, nkajya ndeba iyo myitwarire, nkareba ibyo byose, nkareba uburyo akominikana n'umuhungu wanjye, nabyo ubwabyo byaranyigishije. Isomo byampaye ni umuzi ntakwigera nibagirwa kano kanya. Ahubwo ubu ikintu nagira abantu inama, nubwo nanjye nzikeneye ariko harizo nagira abantu inama. Nagira inama ku bagabo, nabasaba kwihangana, kwitoza kwihangana, kwitoza kwiyakira, kwitoza kwakira ubuzima umuntu aba abayemo mu rugo rwe, kuko urugo rw'umuntu n'urwe ku giti cye, ubuzima abayemo n'ubwe ku giti cyiwe, cyane cyane ko ijana ryanjye riruta igihumbi cyawe. Ijana ryanjye riruta igihumbi cyawe. Niyo mpamvu ngira ngo nkubwire ngo umuntu ufite mu rugo iwawe umugore wawe cyangwa umugabo wawe, kuko n'abagore byababaho nk'uko n'abagabo bitubaho. Icyo nagira inama umuntu wese ni uko yamenya kwakira no guha agaciro uwo bari kumwe. Ibindi byose ni urugamba rurwanwa rugasohora. Ubu ngubu mbese nzabahamagara kuri Yawe TV mbabwira ko nabonye mama Kiroso, twasubiranye, twiyunze, tumeze neza. Ugomba kubicisha mu nzira nziza uko biri kose, ugomba kuri kose. Jewe kujanye ndumva nshaka kujya gusaba imbabazi, namwe murangira inama uko nabigenza, ariko ndumva aho nzahura hose na mama Kiroso nzamusaba imbabazi, kandi numva mbifite muri gahunda. Hanyuma rero reka tugushimire Papa Kiroso, wemeye kuza kutuganiriza cyangwa se no kutubwira uko bimeze. Ntago ari benshi cyane babohoka ngo babashe kuvuga ikiri ku mutima wabo, ndetse ndatekereza cyangwa mpamya neza ko abakunzi bacu baza kuza kukugira inama. Dufite n'icyizere cy'uko uzagarukana Mama Kiroso bakatubwira uko bimeze. Reka tugushimire tukubwira ngo wakoze. Nanjye ndabashimira, ariko ntanga nino message mbwira abantu bakurikiye Yawe TV kugira ngo ubwo mubona iki kiganiro inama zanyu ndazikeneye. Cya kabiri, abantu babasha kugera kuri Kiroso Film. Kuri Kiroso Film ni channel ndi gukoresha ubu ngubu, ndi gufatanya n'umugabo bita Nyagahene, mumuzi nka Nyagahene. Iyo bavuze ngo wikanze ikinyagahene nibwo abantu benshi bahita bamwumva. Turi gukorana nyine kuri Kiroso Film, niwe turi gukinana, niwe turi gufasha abandi bana turera n'impano zabo. Ngira mbabwire kandi ngo kuri Kiroso Film iyo ugezeho gakanda subscribe, gakora like ndetse na share, ubu duteye n'inkunga. Ikindi kuri Kiroso Film hari ibindi bintu dufite. Nababwiye ko nyine genda umusaza njya nyobora amakwe nka MC, nkasabwa n'abageni. Noneho muri Kiroso Film tujya dutanga na kamera mu makwe, tugafilima ubukwe bw'umuntu, tugafilima abakina amafilime bandi, tukabafasha ku buryo buhendutse kandi bworoshye. Bivuze ngo umuntu ukeneye kwagura impano ziwe, yaba abaririmbyi, yaba abakina udufilimi, akeneye, afite ikibazo cya kamera, afite ikibazo cy'abaproducer bamukorera, kuri Kiroso Film tubikora byose, yatugeraho akatureba twamufasha. Yes, nkuko bivuze mugiye mu baremere. Hanyuma rero uyu we ntago ubu ngubu bayi wacu ntago kiri umushitsi cyo kumusangwa. Hanyuma tuzagarukana nawe atubwira uko noneho nyuma byagenze we na Mama Kiroso uko byari bimeze. Ntago byoroshye kubaka urugo, ndabeshya nubwo nanjye mbivuga narabibona, ariko ntago wowe ngubu uzaba umwana wanjye, nzajya nkugira inama, nkwigisha uko zubakwa, kuko urumva maze kugira experience. Kandi umuhungu wanjye Kiroso uramutse umubonye wamushima rwose, uretse ibishuko n'abantu banyangiriza umwana, ariko ubundi ni imfura, nta kibazo rwose. Hanyuma rero muri kubyumva ko ibintu biri kugenda bicamo. Reka nshimire rero Papa Kiroso waduhaye umwanya we akatuganiriza, namwe mukora comment mutubwira ngo bimeze gute, munamugira inama. Yari Yawe TV nk'ibisanzwe, mugende mukande subscribe kugira ngo muturemere, kubikora n'ubuntu.